Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mande zose zisi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe nandi muri rero ni kuri Mubwire TV mwakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha iyo mubonye indabo mukabona impano mukabona keke murabizi tuba tugiye gutungura abantu nta kindi tuba tugiye kuvuga tugiye kubabwira ko tubakunda ko ari umugisha n'ingenzi kubagira mwari mwaratuzi ntandi rero twaburiye Mubwire TV yaragutse twagize na Mubwire Studio tubahaye ikaze mujye muza tubafotore dufotora neza kandi ni ku biciro byiza hano umukiriya ni umwami hanyuma rero mubane natwe mugendane natwe iyi surprise nikunda muzayibona ubwo nyine nidakunda ntago muzayibona mugumane natwe turabakunda uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri igisobanuro cy'ubwiza umva twizere niyo twagukoraho duhumirije twabyumva uri mwiza usa n'umucyo iyo nibutse ko ngufite ndamwenyura uri mwiza badutumye ngo tukubwire ko bagukunda naka karirimbo turirimba nakawe mu bibi no mu byiza zagukunda ngagufite ku memero z'umutima yadutumye ngo tukubwire ko agukunda naka karirimbo turirimba nakawe mu bibi no mu byiza zagukunda wagufite ku memero z'umutima wagufite ku memero z'umutima. Thank you. Nagunzi nitwa Sylvie nkuko nabikubwiye ariko twebwe twitwa Mubwire muri make rero narabakubwiye ko mfite ubutumwa bwawe navuze ngo iyo ugerana ukamamagara ntago byari kuba bikibaye surprise nari kuza ndeba twahise dushakisha uburyo bw'ahantu ugiye turahamenya nta kindi rero twebwe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira ko ari abantu badasanzwe mu buzima bwacu nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakunda gushimira abantu batakiriho bakababwira ibyiza byabo ku munsi wa nyuma bapfuye bakabazanira indabo twaravuze reka tujye tubwira abantu ko tubakunda ngewe rero abantu barampamagara bakantuma ku muntu bakunda cyangwa ku muntu bashimira hari umuntu rero wabereye umugisha wabereye umucyo yambwiye ngo mwahuye ubuzima bwe buri mu mwijima ariko igihe mwahuriye wamubereye umucyo watumye agira icyizere cy'ubuzima watumye yiyumva ko agomba kubaho wamwigishije urukundo kuko ubwawe uru rukundo uwo muntu nta wundi yitwa Emerance yambwiye ngo nkubwire ngo uri umuntu udasanzwe yaricaye aratekereza yibuka ibintu byose mwajyanyemo mwacanyemo aravuga ati byazambera urubanza rudasanzwe ngiye Ariane ntamubwiye ko ari umuntu udasanzwe ari umuntu w'ingenzi izo ndabo niwe wazimpaye arambwira ngo nziguhe yambwiye ngo indabo ni nziza zihumura neza zisa neza nkuko uri mwiza nkuko rusa neza yifuje ko iminsi yose y'ubuzima bwawe wajya uhora ukeye akunda umutima wawe ngo ufite umutima wagutse ufite umutima ukeye ufite umutima wuzuye urukundo ufite umutima ukunda abantu ufite umutima wuzuye guca bugufi yambwiye ngo Ariane ngiye abantu bantumye ngira ubwoba ndaba surprise gura n'umuntu ntazi kutubona kamera cyangwa gitari arabyakira gute arambwira ngo Ariane icyambere agira muri we yuzuye guca bugufi nakubona azakwakirana urukundo yambwiye rero ngo arifuza kuzajya uhora uhumura neza uhora ukeye indabo zihora zitoshye ibihe byose Ariane ajya ahora atoshye
ajya ahora yishimye, ajya ahora anezerewe. Yambwiye ngo aragukunda cyane, azirikana ibintu byose wagiye umukorera mu buzima bwe. Yarabimbwiye ambwiye ati Sylvie ni byinshi ariko wowe ashobora kutabyibuka, atuzamwibutse ko muri byinshi yagiye akora. Ati nanatunga telefone, telefone ya mbere yatunze na Ariane wayimuguriye. Uri umuntu udasanzwe. Yambwiye ngo uri inkingi ya mwamba mu buzima bwe. Yabuze uburyo yabisobanura, yabuze uburyo yabivugamo, aranyifashisha aravuga ngo Ariane muzagende mu mucurangire, muzagende mu muririmbire, muzagende mu bwira amagambo meza. Uyu munsi utirana mu mwanya wa Emerance, kandi mu buzima bwe uri umuntu udasanzwe. Yibuka ibintu byinshi wagiye umufasha kuva muhura ku ishuri, ngo biriya bihe ukurikije n'amateka yaravuyemo cyangwa yabagamo no mu buzima bwe, ariko waramufashije. Uri mu bantu batumye agira icyizere cyo kubaho. Hari igihe umuntu abaho mbuze uko ngira, yumva adafite icyizere cyo kubaho, ese ubuzima bwakomeza, ariko wamufashe ukuboko. Ngo hari horoshye mwarahatambutse, hari hakomeye mwarahatambutse. Ubuzima wabuhinduye icyanga, watumye buryoha. Yambwiye ngo ntago yabivuga ngo abirangize. Ngiye rabimbwiye ejo, ndamubwira nge ntago nabasha kubivuga kuko ubu buhamya n'uru rugendo se nabishoborane, ariko warakoze. Yambwiye ngo ibyo ari byo byose urabyibuka, ariko yakwibukije ako kana aravuga ngo uri umuntu udasanzwe, uri umugisha. Hari igihe kigera umuntu agacika intege mu buzima, kumva ese mbereyeho iki, ese ubuzima ni iki, ariko yambwiye ngo ujye ubaho wumva unezere, kuko hari abantu babayeho kubera ko wababereye inkingi, wababereye urwego bazamukiraho. Ibintu byinshi yagezeho mu buzima niwe wabigizemo uruhare, niwe wabimufashije. Rero aragushimira. Yambwiye ngo ururabo ni rwiza ruratoha, ariko hari igihe ejo n'ejo bundi rwakuma, ntuzajya wibuka ko hari icyo Emerance yakoze mu buzima bwawe. Yambwiye ati arakuzi, ariko kubona impano ijyanye n'urwego urimo biragoye, ariko ni simbole y'urukundo. Yambwiye ngo iyi mpano nuzajya ubibona buri gitondo, buri saha, uzajya wibuka ko ari umuntu uzirikana ko uri umuntu udasanzwe, uzajya wibuka ko uri umuntu w'umumaro, uzajya wibuka ko uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe ndetse no mu muryango we. Si we wenyine, ahubwo no mu buzima bw'umuryango we uri umuntu udasanzwe. Hanyuma rero yambwiye ngo keke, Ariane ni umukobwa, ni umubyeyi w'imbaraga. Nyine nta kintu kijya giguca intege cyangwa ngo uvuge ngo ntigishoboka. Ni simbole y'umutsima uzajya ugutera imbaraga mu gitondo, kwa kundi ubyuka ukumva urananiwe, amavuvu ndajyayo ndabikora se reka mbireke. Ni umutsima w'imbaraga. Bivuze ngo iki Kristo ajya kongerera imbaraga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umutsima ugutere gukomera, umutsima ugutere kugera ku ntego yawe. Yanditseho ijambo rivuga ngo thank you so much. Mbese mu bintu byose wakoze mu rugendo rw'ubuzima ntiwigeze umutakaza. Hari abantu tugenda duhura nabo mu buzima, ariko bamwe bakaturekura, abandi bakadukomezanya nabo, ariko nta na rimwe naho ngo byari ngombwa ko wamureka bitewe n'ubuzima cyane imibereho cyangwa n'igihe yari arimo, wamufashe ukuboko. Yambwiye rero ngo iri jambo riri ku mutima we, iri jambo ararizirikana. Utu tuntu twose yadukoze kugira ngo Ariane yishime, kandi ngo umenye ko uri umuntu w'agaciro, umenye ko uri umuntu udasanzwe. Ubundi arambwira ati nimumara kumubwira ayo magambo mumuririmbire, hanyuma tukubwire ngo uri umuntu udasanzwe mu buzima bwa Emerance. Aragukunda, aragukunda nacyabihinduraye, aragukunda juhora ubyibukaye, ngo aragahora yicura kakubona mu nshuti ze. Aragukunda nacyabihinduraye, aragukunda juhora ubyibukaye, ngo aragahora yicura akubona mu nshuti ze. Guhera uyu munsi uryame wiyorose, nurote neza, umutima nutuze, nukurura kunzwe. Uryame wiyorose, nurote neza, umutima nutuze, nukurura
urakunzwe yasanze ari wowe wakeneye nubwo yajyaga kwitesha wamubereye umugisha mu buzima bwose aragushimira warakoze aragushimira warakoze inshuti yanjye umuvandimwe wanjye ntacyo navuga ariko mumushimire binkoze ku mutima cyane 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 kandi azabibona. Imana imuha umugisha kandi nawe turagusabira umugisha kuba waduhaye umwanya wawe, turasabira umugisha umuvandimwe wawe watwakiriye. Namuhamagaye mfite ubwoba mbase nyine abantu utazi hari igihe ubwira abantu ba surprise muri abateka mutwe se ibyo bintu ni ibiki, no kuba utagize ubwoba kubona kamera, abantu benshi batinya kamera, kwita utangiye kuvuga ati no muretse. Turabashimira cyane kandi Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, kandi uko bakuvuze ni ukuri ni kuri kandi huzuye guca bugufi. Umugisha w'Imana rero kugumeho, Kristo akomeze akurinde, kandi iyo mpano yaguhaye gukundwa n'umugisha. Hari abantu bahirimbana bagakora n'ibyo bashaka bameze nko kwigura kugira ngo bakundwe ariko bikanga pe. Rero impano nziza Kristo yaguhaye warakoze kutayipfusha ubusa, warakoze kuyibagarira, warakoze gutanga urukundo ntago baruvuga, urukundo bararutanga. Niyo mpamvu natwe twiyemeje gufatanya n'abantu bose bashaka gutanga urukundo, tubwire abantu ibyiza byawe bakiriho. Kuzana indabo uvuga ngo umuntu yarakoze, umuntu yabaye uw'ingenzi mu buzima bwawe atabasha kubyumva, birambibona nk'igihombo kuko ubibibwira abasigaye kandi we yagiye. Rero mwese Imana ibaha umugisha kuko mwumviye Kristo umuhamagara yabashyizemo ari we, nawe yakoze icyo yagomba gukora. Imana imuha umugisha kandi nawe wabaye umuntu mwiza. Yambwiye ati kuko mwamenyanye mukiri n'abana ku ishuri ariko wamubereye umuntu w'ingenzi, umuntu wicara agatekereza akavuga ati mu buzima uyu muntu ubuzima bwanjye arabugize. Yafatanyije n'Imana kugira ngo ngere kuri uru rwego ngezeho, ndamushimira. Yaricaye ngo areba amasurprise yose tujya dukora, arambwira ati ubu ngiye niko yamamagaye ati Sylvie ndamutse mvuye muri ubu buzima najyana igihano ku Mana kuko mfite umuntu wabaye umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye nigeze mbibwira. Shaka kubwira ngo urakoze ariko akumva ntibihagije. Yavuze rero kugira ngo bigire izo mbaraga zose aratwifashisha kugira ngo tuze tubikubwire. Bashaka kudutuma baraduhamagara, abari nimero zacu bakadutuma tukagera ku bantu tukababwira ibyiza byawe. Mureke tubwire abantu ko tubakunda, tubabwire ko tubashimira, tubabwire ko ari abantu badasanzwe, tubibabwire bakiriho. Umuntu nimba yarabaye umugisha, nimba yaragize icyo akora mu buzima bwawe, bimubwira hari kurira ubibwira bamukomotseho, nta ngufu nyinshi byagira nko kubibwira nyirabyo. Ukomeze mugire amahoro meza ya Kristo.